Yesu nashimwe bene data bakundwa, mahoro y'Imana abane namwe. Nkuko bisanzwe muri kumwe na mwene Sobongwa Alphonse, ikiganiro n'amasengesho ahindura ibintu. Reka we turi kumwe muri uyu mwanya tukwiyegereze. Ndabizi neza ko mudukurikiye iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, amajyepfo, mu mpande zose z'igihugu. Turabiyegereje nawe mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari inyuma y'igihugu cy'u Rwanda, mwese tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana, cyangwa se gusenga, amasengesho ahindura ibintu. Ndifuza ko muri uyu mwanya wangiriraho umugisha nanjye nkawukugiriraho. Rero ntabwo turi butinde, reka tubanze dusenge Imana kugira ngo ibane natwe. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, kuri we niho twuburiye amaso yo gutabarwa kw'abera kuva. Nyemerere cyane njyewe ubwanjye ugiriye icyizere cyo kungira umuyoboro mwiza wo kugira ngo mwami ngabure ibyawe ubicishije muri nge, nkubere mikoro wowe uvugire muri njyewe, kandi umwuka wera asobanure byose ushaka ko abantu basobanukirwa. Iri jambo rikize abarwayi imitima ndetse n'imibiri, mu izina rya Yesu. Iri jambo rizure abapfuye mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'ubuzima busanzwe, imibereho ihinduke mu buryo bwombi, mu izina rya Yesu. Ibyo Satani yashenye mu mitima nibyubakwe n'ijambo ryawe, ibyo yubatse bidafite umumaro nibisenywe n'ijambo ryawe, maze ukora impande zose, kuko ijambo ryawe ridakumirwa. Ijambo ryawe ntirigira igikuta kiritangira. Ijambo rigera aho tutagera, rireba aho tutareba. Ijambo ni ubuzima bwacu. Ijambo ni amaso rirareba. Ijambo ni amatwi rirumva. Ijambo rifite amaboko rirakora. Ijambo rifite ibirenge riragenda. Ijambo rifite umwuzuro w'iby'umwuka ndetse n'ubuzima busanzwe. Iri jambo risohoze byose wagambiriye. Ndagushimiye kumvishe gusenga kwacu. Ndirukana Satani muri uyu mwanya, wa wundi unangira abantu, wa wundi utuma abantu batumva ijambo ryawe, wa wundi ubasha kurirogoya, wa wundi ubasha kurwanya abera, wa wundi ubuza abantu kumenya Imana. Mu izina rya Yesu, iri jambo nshyize uburinzi impande zose kugira ngo ribashe gusohoza icyo waritumye. Ndagushimiye kumvishe gusenga mu izina rya Yesu, amen. Rero nk'uko bisanzwe muri kumwe na mwene Sobongwa Alphonse, nyine mu kiganiro nk'uko twatangiye tuvuga, ni amasengesho ahindura ibintu, cyangwa se gusenga guhindura ibintu. Ndifuza ko nk'uko bisanzwe, mbere y'uko twinjira mu mwanya wo gusenga, tubanza kumva ijambo ry'Imana kandi tukaryumva, ariko atari ukuryumva gusa, ahubwo tugomba kuryumva tukanaryumvira. Kumva ni kimwe, ariko gushyira mu bikorwa ni ikindi. Rero Imana idushoboze kandi igushoboze njyewe nawe, kugira ngo tubashe guhindurwa naryo kandi ribashe kudukiza, ritubere ubuzima. Ijambo ry'Imana ntirikwiye kuba inyuguti, ntirikwiye kuba inyandiko gusa. Iyo urifashe nk'inyandiko rikubera inyandiko, riba nk'ibinyamakuru nk'ibindi byose. Iyo urifashe nk'inyuguti, ntabwo rirema ubuzima muri wowe. Ariko ijambo ry'Imana ukwiye kuryumva, ahubwo ukaryitondera, ndetse rikaba ubuzima muri wowe, rikarema ubuzima muri wowe, rigatura muri wowe, rigakorera muri wowe, maze rigahindura ubuzima bwawe bwa buri munsi, cyangwa se ubuzima bwawe bwa minsi yose. Bene data bakundwa, rero Imana yashyize ijambo ku mutima wanjye, cyangwa se mu mutima wanjye, riri hano mu gitabo cya 2 cy'Abami, ibice 2 n'umurongo wa 19. Igitabo cya 2 cy'Abami, ibice 2 n'umurongo wa 19. Reka dusome. Haranditswe ngo, bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba, databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya, mushyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi, amishamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo, ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu, nk'uko Elisa yavuze. Amen. Imana ibaho umugisha mwebwe turi kumwe muri uyu mwanya.
ndagira ngo mbabwire ko iri jambo ry'Imana ubwaryo rifite imbaraga. Iri jambo ubwaryo ni ubuzima. Iri jambo ubwaryo ririhagije. Bibiliya hari icyo yavuze kuri iri jambo. Ndagira ngo uryitondere kandi uryumve urisobanukirwe, kuko ntabwo dukwiye kumva ijambo ry'Imana gusa nk'abantu bumva gutyo gusa. Ubundi iki gitabo cya kabiri cy'Abami se, cyangwa se iyo dusomye igitabo cya mbere n'icya kabiri, byose umwanditsi w'iki gitabo cyangwa se w'ibi bitabo, igitabo cya mbere igitabo cya mbere cy'Abami n'icya kabiri, byose byanditswe n'umuhanuzi witwa Yeremiya. Yeremiya uyu nguyu Bibiliya itubwira ko yari umukozi w'Imana. Imana yagiriye icyizere imukoresha ibintu bikomeye. Yari umuhanuzi wahanuriraga amahanga. Imana imurema yaramubwiye ngo yamumenye itari yamurema mu nda ya nyina, imushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nicyo Bibiliya ivuga. Kandi Bibiliya ivuga ko uyu Yeremiya ari mwene Hirukiya, akaba yaravukaga Mwanatoti, akaba umwe mu muryango w'abatambyi. Bibiliya ikavuga ko ari mwene Benjamini, cyangwa se yakomokaga kwa Benjamini, niho yakomokaga. Rero ni ukuvuga ngo iyo usomye neza usanga ko n'ubundi yakomokaga mu miryango igaragara nk'aho ikomeye, ariko Imana imutoranya ifite gahunda. Imana yari ifite tageti. Imana yari ifite intego yo kuzamukoresha ibintu bikomeye, kuko Imana yaramubwiye ngo nakuremye ntari nakurema mu nda ya nyoko, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga, nakwejeje utari wavuka. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Niwe rero wanditse iki gitabo cya mbere cy'Abami n'icya kabiri. Iyo usomye neza, ahubwo abashyize iki gitabo cyangwa se abashyize aya magambo mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda nibo bashije kugaburamo igitabo cya mbere n'icya kabiri, ariko cyari igitabo kimwe. Icyo Bibiliya rero yavuze aha ngaha muri iki gitabo tumaze gusoma nyine aha mu gitabo cya kabiri cy'Abami, hano mu bice 2 n'umurongo waho wa 19, Bibiliya yatweretse abaturage. Nusoma neza urasanga aba bari abaturage b'i Yeriko. Nusoma neza icyo Bibiliya yashakaga kugaragaza aha ngaha, Bibiliya ivuga neza ko ngo abantu baraje bereka Elisa ikibazo. Ni Elisa Prito, munyihanganire. Ni abaturage b'i Yeriko bamwerekaga iki babashije kumwereka ngo bakamwereka, bamweretse ngo isoko, babanje kumwereka ngo ubwiza bw'uwo mudugudu. Baramubwira ngo Elisa, witegereze nawe urebe ubwiza bw'uyu mudugudu nk'uko ubona. Niko bamubwiye. Baramubwira ati ariko ikibazo dufite, amazi y'uyu mudugudu arasharira, amazi yawo arica, amazi yawo n'uburozi, ndetse n'umuntu ugerageje kuyanywa nubwo yaba atwite inda ivamo, nubwo yaba yarashakaga ko amuhembura, aya mazi arica. Ndetse si ibyo gusa akora, ahubwo n'ubutaka bw'uyu mudugudu burarumba ku bw'aya mazi. Abarangije niko Bibiliya yavuze ngo babereka Elisa, ariko Elisa nawe ngo ababwira ikintu gikomeye. Ngo yarababwiye ngo bamweretse isoko yayo mazi, cyangwa se bamwereka iyo soko yari ifite ikibazo cyo kurura, yari ifite ikibazo cy'amazi yica, yari ifite ikibazo cy'amazi. Amatungo yanywaga ayo mazi yararambururaga, yewe n'abantu bayanywaga barapfaga. Yewe ni ukuvuga ngo ikintu cyose gifite ubuzima ntabwo cyahemburwaga n'aya mazi. Iyo usomye neza usanga uyu yari umurwa wa Yeriko. Havugwaga abantu bo mu mujyi wa Yeriko, kuko uwo mujyi wagaragaraga ari mwiza, ariko hari ikibazo cyo muri uyu mujyi cyagereranywaga n'amazi arura. Ni ukuvuga ngo abantu baho, nubwo uwo mujyi wagereranywaga n'iyi soko, cyangwa se nubwo wagaragaraga uyu mujyi ugereranywa n'ubwiza, ugaragara ari mwiza, ariko hari ikibazo. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo uyu mujyi wari mwiza pe. Urebe umujyi wa Yeriko wari umujyi mwiza, wari umujyi ugaragaza ubwiza, wari umujyi ugaragaza ishusho nziza, ariko abantu bari batuye muri wo ntabwo bari batunganye rwose. Amazi ni ukuvuga ngo aya mazi yari mabi, kandi ubutaka bukaba butera, kandi ubutaka bukaba butareraga ibibatunga. Ni ukuvuga mu yandi magambo uyu mujyi wari mwiza, ariko nta byiza byari biwurimo, kuko abantu bo muri uyu mujyi bari batuye muri uyu mujyi bari banduye. Mu yandi magambo ntibari batunganiye Imana, nta kubaha Imana byari muri bo. Mu magambo make ibisobanuro by'uyu murongo ni ukuvuga ngo Yeriko hari ahantu heza pe.
ho guturwa, ariko ikibazo gikomeye cyari amazi mabi, bikagira ingaruka no ku musaruro w'ubutaka. Abaturage bari bakeneye rero ubufasha bw'Imana kugira ngo ikibazo cy'amazi gikemuke. Elisa yakoreshejwe n'Imana kugira ngo akemure icyo kibazo. Nyuma yaho amazi arakira, kandi ubutaka ntibwakomeza kutera. Mu yandi magambo, ikibazo cyahise gikemuka. Gikemuwe n'iki? Gikemuwe na Eliya, nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Isomo rikomeye tusanga muri iki gitabo ni ukugaragaza ubushobozi bw'Imana. Nuko hari ibintu bishobora gukemurwa mu buryo bw'umubiri, ariko bitajya bigera ku isoko y'ikibazo. Buriya abana b'abantu hari ibyo bajya bakemura. Tujye twemera ko hari ibyo abantu bashoboye, kandi umuntu nagira icyo ashoboye ujye wemera ko hari icyo ashoboye. Nubaho udafite icyo ushoboye ujye wemera ko hari abandi bagishoboye. Niba hari icyakunaniye ujye wemera ko hari abandi bagishobora. Kandi kutemerana kw'abantu nibyo bituma nta nibikoreka, kuko iteka iyo utanyemera nanjye sinkwemere, aho intege nke zanjye zigaruka, aho imbaraga zanjye zirangirira niho imbaraga zawe zitangirira, kandi aho intege nke zanjye ziri niho imbaraga zawe zikorera. Rero byari bikwiye kugira ngo abantu bemerane. Nubwo aba bantu bari batuye muri uyu mujyi we ariko wagaragaraga ari umujyi mwiza, ariko hari ikibazo, kandi ikibazo cyari ku isoko. Niyo mpamvu bereka Elisa ntabwo bamubwiye ingorane gusa, ahubwo bamujyanye ku isoko y'ikibazo. Imana nishimwe. Bibiliya iravuga ngo Elisa arababwira ngo nimunshakire imperezo nshya. Haleluya. Bamushakira imperezo nshya, barayishaka. Aravuga ngo kandi muri iyo mperezo nshya mushyiremo umunyu. Barangije iyo mperezo barayiterura irimo umunyu, barayimuzanira ngo ahita ajya ku isoko, kuri ya soko rwagati, ngo aramishagira. Afata ayo mazi arayamishagira, maze afata uwo munyu arawuminjagira muri ya soko. Mu yandi magambo bivuga ngo ikibazo cyari gihari gikemuwe gihereye ku isoko. Imana nishimwe. Imana ikemure ikibazo ufite mu buzima bwawe ihereye mu isoko yacyo. Imana ikemure ikibazo cy'uburwayi, ntikize ingaruka z'uburwayi gusa, ntikize intege nke z'uburwayi gusa, ntikize ibituruka ku burwayi, ahubwo ikemura ikibazo cy'uburwayi ihereye mu isoko. Imana ishimwe, ihere mu isoko yacyo. Abantu bajya bakiza ingaruka, abantu bagerageza kuvura ingaruka, abantu bagerageza kugira ibyo bakemura, ariko Yesu we yaje agikemura ahereye mu isoko yacyo. Bene data bakundwa, iri jambo dufite ijambo rivuga ngo ucyerekeye Yesu agikemuye ahereye mu isoko yacu. Yesu akemuye ikibazo cyawe ahereye mu isoko yacu. Imana nishimwe. Abantu bafite ibyo bakemuye, ariko hari n'ibyabananiye. Uyu mwanya Imana impaye ijambo ishyize ku mutima wanjye rivuga ngo Yesu akemuye ikibazo ahereye mu isoko yacu. Agikemura gihereye mu mizi, agikemura ahereye mu isoko yacu. Ibi byari bisobanuye iki? Byari bisobanuye ko Yesu we yahageze agikemura ahereye mu mizi, agikemura ahereye mu isoko yacu. Hari ibyo abantu bari bakemuye. Uyu mujyi wari utuwe, uyu mujyi wari wubatse, uyu mujyi ndetse wari utunganye rwose, ariko wari ufite ikibazo. Isoko y'amazi yo muri uyu mujyi yari isoko ihumanye, yari isoko yanduye, yari isoko idatunganye. Nta kizima cyavaga muri iyi soko. Yewe n'amatungo yo yanywaga aya mazi yo muri iyi soko yo muri uyu mujyi yararambururaga. Yewe no mu mirima aho yatemberaga ntiheraga. Ariko Imana ishimwe. Imana igihindura ibya hafi igahindura n'ibya kure, igihindura ibyo mu buzima igahindura n'iby'inyuma. Imana nishimwe. Niryo jambo Imana impaye. Irambwiye ngo nkubwire ngo Imana ikemuye ikibazo cyawe ihereye mu isoko yacu. Mu yandi magambo, Yesu naze aya masaha akugereho muri uyu mugoroba, akugereho muri aya manywa, akugereho muri iki gitondo, akugereho muri uyu mudugudu, agusure muri iki gihugu, akugereho muri aka kazi, akugereho muri iyi ofisi, akugereho hano muri ibi bitaro, akugereho muri iki kigo, akugereho muri iri shuri, akugereho mu buzima bwawe bwa buri munsi. Agikemura gihereye mu mizi. Yesu arambwiye ngo ngutangarize ngo aje kugikemura ahereye mu isoko yacu. Isoko y'ikibazo abantu ntibayimenye, byabaye ubwiru,
bwawe n'umutima wawe. Isoko y'intambara urimo urwana, isoko y'urugamba urimo kurwana, ntabwo abantu bayizi. Iyo barebye bareba iby'inyuma, iyo barebye bamenya bugufi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu arambwiye ngo ngutangarize ngo ariyiziye, aje kugikemura ahereye mu mizi, aje kugikemura ahereye mu isoko yacu. Imana nishimwe, haleluya. Nicyo kimuzanye, nta kindi kimuzanye. Aje kugikemura ahereye mu isoko yacu. Hari impamvu Yesu akuntumyeho. Reka nkubwire wa mubyeyi we, Yesu akuntumyeho, afite impamvu akuntumyeho. Eliya yakoreshejwe n'Imana, abasha gukemura ikibazo cy'isoko. Kandi abarebaga uyu mujyi babona gutunganye rwose. Umujyi wa Yeriko wari umujyi utunganye. Abawurebaga babonaga ari umujyi uboneye. Uko niko abantu bari kukureba. Wowe ubwawe bari kukwitegereza, babona warakize, babona ibyawe byararangiye, babona ibisubizo byawe warashubijwe, babona ibyifuzo byawe byarashubijwe. Abakureba uburyo utoshye, abakureba uburyo ukeye, abakureba wisize, abakureba ugendera muri mwijipe, abakureba witwaye, abakureba ufite abagaragu n'abaja, abakureba wicaye muri biro, abakureba wicaye muri iki kigo, abakureba rwose bakubona utunganye rwose. Ntabwo bazi ingorane n'ibibazo ufite mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ariko ndagira ngo ngutangarize ngo igikemura ikibazo ihereye mu mizi, iriyiziye ngo ikugereho. Ibyo abantu batakemuye, Imana ije kubikemura. Ibyo abantu batakoze, Imana ije kubikora. Aho abantu batakugejeje, Imana ije kuhakugeza. Intambara abantu batakurwaniye, Imana ije kuzirwana. Intambara abantu batagutsindiye, Imana ije kuzitsinda. Ije kunesha urwana urugamba ihereye mu mizi. Nizi aho rwatangiriye, na nizi uburyo irurangije, nizi intambara zawe aho zahereye, na nije gushyiraho iherezo kuri zo. Imana nishimwe, haleluya. Imana ije kugikemura ihereye mu mizi. Nikore ku kibazo cy'uburwayi bwawe wa mubyeyi we, nikemura ikibazo cy'ubukene ufite wa mugabo we, nikemura icy'ubushomeri umaranye igihe, nikemura icy'abana bakunaniye, nikemura icy'ababyeyi bawe bakunanije basubira inyuma buri munsi. Bene data bakundwa, Imana yambwiye ngo ngutangarize ngo ije gukemura ikibazo cyawe ihereye mu isoko yacu, ije kugikemura ihereye mu mizi. Imana nishimwe. Niyizi byakugirira umumaro. Aba bantu uruhari bagize ni uruhe? Icya mbere babwiye Elisa, ikibazo yo baza kukikomeza, kibwire Yesu. Ubu ntabwo turi bukibwire Elisa. Elisa yakoreshejwe mu gihe cye. Elisa Imana yamukoresheje iby'ubutwari. Uyu munsi ntabwo dukeneye kubwira Elisa, nubwo ari we. Imana yamukoresheje mu gihe cye. Dukeneye kubwira Yesu. Imana nishimwe. Maze ngo barangije, Elisa nawe ashyiraho itegeko, arababwira ngo nimugende muzane imperezo kandi mushyiremo n'umunyu. Cyo ni cya mbere, barabizana, niko Bibiliya yavuze. Icya kabiri bajya kumwereka isoko y'amazi. Mana nishimwe. Nawe ubwawe umvira Yesu, umvira Imana. Banza wumva icyo Imana igutegeka. Iyo bataza kumvira Elisa byari kugora. Ntabwo isoko yari gukira, isoko yari kubamara. Ariko icya mbere baramwumviye, bajya kuzana imperezo nshya. Yari imperezo nshya, kandi imperezo nshya niyo yashyizwemo umunyu. Ndagira ngo mbatangarize ko ibisobanuro by'iyi mperezo nshya bigereranywa n'umutima mushya. Mutima mushya ubonerwa muri Kristo Yesu. Uyu munyu ugereranywa n'ijambo ry'Imana. Reka mbabwire, umutima mushya ukeneye wowe ubwawe, ukeneye kugira umutima mushya. Kandi muri uyu mutima mushya ugomba guhindurwa n'ijambo ry'Imana. Ugomba kubika ijambo ry'Imana muri wowe. Niryo rihindura ubuzima bwawe, niryo rihindura isoko. Reka mbabwire, isoko y'ubusambanyi ihindurwa n'ijambo ry'Imana. Isoko y'ubujura, isoko y'ubwibone, isoko yo kudaca bugufi, isoko yo kujya mu bapfumu no kuraguza, isoko y'ubusinzi n'ubwomanzi, isoko yo kutumvira n'agasuzuguro. Ibi byonyine nta kindi gishobora kuyikiza, nta kindi cyakiza umutima wawe. Nuko ugira umutima mushya wo muri Kristo, ubonerwa muri Kristo Yesu. Nuko ijambo ry'Imana riba muri wowe. Uyu mutima wawe nuhinduka, ijambo ry'Imana rikaba muri wowe,
birahindura ubugingo bwawe, birahindura ubuzima bwawe, birahindura imibereho yawe, birahindura amagambo yawe, birahindura imitekerereze yawe, birahindura ubuzima bwawe bwa buri munsi. Dukeneye kugira imitima mishya ihinduwe n'ijambo ry'Imana. Iyi mperezo nshya yari irimo umunyu yaraje itabwa mu isoko yashariraga, isoko yari uburozi, isoko yari ihumanye, isoko yicaga ihita ikira. Uyu ni umutima mushya ubonerwa mu kwizera ijambo ry'Imana, mu kwihana no guhinduka, biduhesha umutima mushya. Uyu mutima mushya wuzuye ijambo ry'Imana niryo ribasha kuwuhindura, niryo ribasha gutuma umuntu atungana, niryo ribasha gutuma umuntu agaragara yejejwe, niryo ryeza umuntu rikamushyira ku rugero rukwiriye runezeza Imana, urugero rwo guhesha Imana icyubahiro, urugero rwo kubaha Imana no kuyubahisha. Bene data bakundwa, dukeneye guhindurwa n'ijambo ry'Imana, dukeneye gukomezwa n'ijambo ry'Imana, dukeneye kwikomeza muri Kristo. Nta kindi kintu gishobora gutuma umuntu ahinduka rwose akagira umutima mushya uretse ijambo ry'Imana. Bene data bakundwa, uyu munsi wa none ijambo ry'Imana niryo ryonyine ribasha guhindura, niryo ryonyine ribasha gutuma umuntu atungana rwose. Ni ukuvuga ngo natwe dukeneye Yesu mu bugingo bwacu, dukeneye kubona Imana. Ntabwo uyu munsi turi bubwire Elisa amakuba n'ibyago byacu, ntabwo ari we wenyine, si we turi bujye kureba, si we turi buhamagare, si we turi bwereke ikibazo. Oya, ukeneye kwereka Yesu, ukamwereka umutima wawe, ukamubwira ngo dore uko ndi, nubwo undebeye inyuma ngaragara neza, nubwo undebeye inyuma ntacyo nkennye, nubwo ukurebera inyuma abakurebera inyuma bakwibeshaho, ufite inzobe nziza, ufite igikara cyiza, ugaragara mu gihagararo uhagaze neza, abakureba witwaye, abakureba wicaye muri ofisi, abakureba uri kuri mashini, abakureba ucuruza ukunguka, abakureba uri mu iduka no mu magazini, abakureba uyoboye kampani, abakureba witwa umuyobozi uyoboye benshi, abakureba winjira muri icyo kigo witwaye, abakureba urinzwe n'abasekirite, abakureba urinzwe n'imbaraga zikomeye, abakureba bafite uko bakubona, ariko ufite ikibazo. Yari ko hari ahantu heza hagaragara nk'hatunganye rwose wo kwifuzwa, ariko hari ikibazo mu isoko ya Elisa, mu mutima wa mu isoko ya Yeriko, mu mutima wa Yeriko. Mu yandi magambo, rwagati hari isoko, ariko iyo soko ntabwo yari yo guhembura abari bahatuye, iyo soko ntabwo yari yo kugirira umumaro abayinyweragaho, yewe n'abogaga ayo mazi ntibatunganaga, yewe n'aho yatemberaga ntabwo bahingaga ngo beze, yewe byari birenze kuyanywa n'aho yatemberaga rwose. N'inka n'amatungo, n'inka, ihene, n'inka n'intama, yewe amatungo niyo yageragezaga kunywa ayo mazi, n'ayabaga ahatse yararambururaga, n'amatungo yanywaga yarapfaga, n'abantu bageragezaga kuyoga yarabahumanyaga. Yewe aya mazi yari afite ikibazo. Ariko reka mbabwire, uyu munsi aya masaha, iyi ngiyi ibisaha yo kugendererwamo, reka nkubwire ngo wereke Yesu isoko y'ikibazo, isoko y'amakuba yawe, isoko y'ingorane zawe, isoko y'intege nke zawe, isoko y'ikigutera kutakizwa neza. Umwereke isoko y'impamvu yawe, uyimwereke, nawe rwose niwe wenyine wabasha kugukiza, niwe wenyine wabasha kuguhindura, niwe wenyine wabasha kukweza, niwe wenyine wahindura ubuzima bwawe. Ni Yesu wenyine wagukiza ahereye mu isoko y'ikibazo. Imana nishimwe. Isoko y'ubuzima bwawe, niwe wenyine wagukiza ahereye ku isoko y'ikibazo. Yagukiza iyo ndwara ahereye ku isoko y'ikibazo, yakiza icyayiteye igakira ikize rwose. Abandi bajya batanga agahenge, ariko Yesu yahageze niwe wenyine ujya ukiza rwose. Wibuka umugore wari umaze imyaka 12, Bibiliya ivuga ngo arwaye ababazwa n'abavuzi, baganga bagerageza kumukiza, ngo ndetse ibyo byose ngo abitangaho ingemu, bimushiraho, aba ikibazo mu muryango, ateza ubukene, ateza ingorane, ateza akaga, ndetse abantu bamuvaho kuko yari yarabaye ikibazo mu muryango. Ariko Yesu ahageze, Imana nishimwe, ngo agikora ku ncundo y'umwenda wa Yesu, niko havuga mu ijambo ry'Imana.
ngo agikora ku ncunduro y'umwenda wa Yesu, ngo icyago kirakira rwose, ngo amaraso arahagarara arakama. Yari afite uburwayi, ikibazo cy'uburwayi bwo kuva, ariko agikora ku ncunduro y'umwenda wa Yesu, Yesu akiza icyago rwose. Yesu aramureba, abaza abigishwa be ngo ninde unkozeho, ngo abantu bagira ubwoba ntibatinyuka kumubwira, ngo baravuga ngo ariko abantu baragukora. Abigishwa be baramutinyuka, baravuga ati abantu barakubyiga nawe ukabaza ugukozeho. Ese niba uri mu bantu benshi wabura abagukoraho gute? Wabura abakubyiga gute? Habura abagukoraho gute kandi abantu ari benshi uri hagati y'abantu? Ariko Yesu ngo yitegereje amenya neza ko ari umuntu umukozeho. Haleluya. Ngo amenya neza ko ari umuntu wari ufite ikibazo, ariko kibashije gukemurwa no kuba ageze ahari akamukoraho. Imana nishimwe. Aya masaha, iyi saha ku buzima bwawe, ibisaha yo kugendererwamo, ibisaha yo gukora kuri Yesu, ibisaha yo kumwegera, ibisaha yo kumukoraho, ibisaha yo kumwizera, ibisaha yo kumugirira icyizere. Ngo yamukozeho gusa, maze ngo amaraso arakama, icyago kikira rwose. Ngo Yesu aramureba, ngo ariko wa undi nawe aratinyuka, aravuga ati umva, nkurikije umubabaro nari mfite, nkurikije agahinda nari mfite, nkurikije ibyago maranye igihe kirekire, nkurikije igihombo nateje mu muryango, nkurikije uburyo abantu bantereranye, nkurikije akaga maranye imyaka 12, nkurikije uburyo umugongo wanjye waboze, nkurikije uburyo ibyanjye byanshizeho, ngiye kumubwiza ukuri. Mana nishimwe. Ijambo rivuga ngo Yesu akemuye ikibazo ahereye ku isoko yacu, akemuye ikibazo agihereye mu mizi. Niko yambwiye ngo ngutangarize, naze mu muryango wawe agikemuye agihereye mu mizi. Ibyo abantu basubitse, ibyo abantu birengagije, ibyo abantu batitayeho, ibyo badaha agaciro, agikemuye ahereye mu isoko yacu. Wa mubyeyi we, Yesu nakugendereye. Aya masaha ni wowe wagendereye akuntumyeho. Arambwiye ngo ariyiziye kandi agikemuye ahereye mu mizi. Arabizi iby'igihombo umaranye igihe, arabizi iby'ingorane umaranye igihe mu rugo rwawe, arabizi akaga k'abashaka kurusenya, arabizi akaga k'abarushenye, arabizi ingorane n'ibyago wagize kubw'abakubeshyeye, abakugambaniye, arabizi ibyago uterwa n'abana bawe basubiye inyuma, arabizi amakuba uterwa n'abana badakijijwe bahora bakora ibibi, ukishyura buri munsi, ugatumirwa ku ishuri buri munsi, bagafungwa buri munsi ugahora ubagemurira. Arabizi neza. Arambwiye ngo ngutangarize ngo agikemuye ahereye mu mizi, agikemuye ahereye ku isoko yacyo. Reka mbabwire, abandi bajya batanga agahenge, ariko agikemuye ahereye mu mizi. Arabizi ibya minerivare, arabizi iby'ibikoresho by'abana, arabizi iby'ubukode, arabizi ibya priyave wahawe, arabizi iby'umwenda umarazemo igihe kirekire utuma urara udasinzira, arabizi ibya cyamunara, arabizi ko washyizwe ku rutonde rw'ababihemu, arabizi ko ibyo biri ku rutonde rw'ibigomba gutezwa no kugurishwa, arabizi. Arambwiye ngo ariyiziye, aje kugikemura ahereye ku isoko yacyo. Yewe ntabwo ari bugihere iruhande, ahubwo agikemuye ahereye mu isoko. Imana ishimwe. Haleluya. Ariyiziye. Yambwiye ngo ngutangarize ngo agikemuye ahereye mu mizi. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo uko Yesu Kristo yarari kera n'uyu munsi niko ari. Imana yakoze icyo gihe igakora hari Yeriko, muri uyu murwa, muri uyu mudugudu Yeriko, yakoze icyo gihe n'uyu munsi iracyakora. Iyahabaye n'uyu munsi niyo iri mu Rwanda, niyo iri mu rugo rwawe, niyo iri muri aka kazi, niyo iri kumwe nawe muri iki gihugu, niyo ikugendereye. Iyi ni isaha yo kugendererwamo. Nizi neza iby'umubabaro wawe utuma urarurira ku manywa na nijoro, nizi iby'ubukene bwawe butuma abana baguta bakakuvaho, ibizi neza. Izi iby'uburwayi umaranye igihe kirekire. Irambwiye ngo nkubwire ngo igikemuye ihereye mu mizi. Ibyo abantu birengagije, ibyo abantu biyobagije, abagomba kugira umumaro barakwirengagije, abari kukwitaho barakwirengagije, abari kubikemura barakwibagiwe, abagombaga kugira umumaro muri iki kibazo baribagiwe,
barariye barahaga, bibagirwa ko mwasenganye, bibagiwe ko mwasonzanye, bibagiwe ko mwagendanye muri uyu murimo, bibagiwe ingorane mwagiranye, bibagiwe amateka mufitanye n'umubabaro mu rugendo rwanyu. Ariko irambwe ngo iriyiziye ngo kandi igikemuye ihereye mu mizi, igikemuye ihereye mu isoko yacyo. Reka nkubwire ko Imana iyo yaje ihera mu isoko y'ikibazo. Irabizi iby'urubanza umazemo igihe kirekire, irabizi iby'urubanza uri gutegura, irabizi ko utabona amagarama, irabizi ko avoka utamwishyura. Irambwe ngo nkubwire ngo iraje ikuburanira urubanza rwawe ihereye mu mizi, iruburanye ihereye ku isoko yarwo, igikemuye ihereye ku isoko yacyo. Mu yandi magambo, amazi yakeretaga, amazi yarahumanye, amazi atagiraga umumaro, amazi atahemburaga uyanyoye. Reka mbabwire, hari igihe umuntu ajya aba mu buzima budafite ishusho, ariko irambwiye ngo ngutangarize ngo igikemuye ihereye mu mizi. Imana nishimwe, igikemuye ihereye mu mizi. Reka ngutangarize ko Imana yacu itajya ihinduka. Imana iracyari ya yindi, iracyari Imana ishoboye, ni Imana idahindurwa n'ibihe. Ngutangarize ko amaboko yayo atari magufi, ngutangarize ko icyo Imana yavuze ntawe ujya uyivuguruza. Umugambi wayo ni mugari. Uko abantu Imana ireba bitandukanye n'uko abantu bareba. Abantu bafite uko bakubonye, bafite uko bagutekerezaho, ariko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo igikemuye ihereye mu mizi. Imana nishimwe, igikemuye ihereye mu mizi. Ukwiye gutekereza, ese wowe iri jambo ryasiga iki? Ni iyihe shusho? Ni ukuvuga ngo aya mazi yashushanyaga iki? Amazi mabi ashushanya iki? Aya mazi mabi ashushanya, mu yandi magambo, ashushanya isoko y'ubuzima bufite ikibazo. Nibyo bisobanuro by'aya mazi. Amazi mabi ashushanya isoko y'ubuzima bufite ikibazo. Ubuzima bwawe bufite ikibazo, ndetse kirenze kimwe. Ni ubuzima butari ubwo kwifuzwa, ni ubuzima umuntu atakenera kubamo, ariko Imana yemeye kububamo, Imana yemeye kubunyuramo. Ni ubuzima bwatumye inshuti zikuvaho, ni ubuzima bwatumye abakomeye bagutererana, ni ubuzima bwatumye abavandimwe bakwibagirwa, ni ubuzima bwagutandukanyije n'inshuti zawe. Reka nkubwire, nubwo usigaye wenyine, ariko yambwiye ngo nkubwire ngo nturi wenyine. Yesu ariyiziye kandi agikemuye ahereye ku isoko yacyo. Imana nishimwe, haleluya. Witegereje wa mugore umaze imyaka 38, akamenya ko amaze igihe kirekire arwaye, akamenya ko abandi bose baza bakahamusiga, akamenya ko iyo marayika aje gukiza we ahamusiga, kubera ko adafite kwigezamo, adafite imbaraga zimugezamo, kandi adafite n'amaboko ye amuterura ngo amutemo. Yesu ajya abimenya, ajya abimenye. Yaramwitegereje wari umaze 38 ngo amenya ko amaze igihe kirekire. Uko yari ari cyo gihe n'uyu munsi niko ari. Azi neza ko maze igihe kirekire mu bushomeri, azi ko maze igihe kirekire mu burwayi, amazi ko maze igihe kirekire ukubitwa n'umugabo, azi ko ufite umuryango wagutaye, azi ko ufite umugore utakuba, azi ko ufite umugabo waguhanye, azi ko ufite abana bakwibagiwe. Ndashaka kukubwira ngo ibyo byose Yesu arabizi. Ariko se ufite uruhare iki mu gukira kwawe? Aba nabyo baza guceceka ko batari gukira, kandi ko Bibiliya tweretse neza ko bagize uruhare mu gukira kwabo. Wowe ufite uruhe ruhare mu gukira kwawe? Icambere bagize kumwereka ikibazo. Uyu munsi, iyi saha, uyu munota, uku kwezi, iki cyumweru, uyu mwaka, wereke Yesu isoko y'ikibazo cyawe. Nawe ugira uruhare mu gukira kwawe. Ese wowe uri kumwereka iki? Nicyo uri kwereka Yesu? Ufite ruhare ki? Uri kumwereka iki? Ikindi, bamugaragarije ikibazo kiwuhumanyije, bavuga n'ibibi byacu. Uyu munsi wowe niki gihumanyije ubugingo bwawe? Niki cyanduje umutima wawe? Niki gituma umutima wawe utanezerewe?
niki cyawuhumanyije kiwambura ibyishimo, niki cyawukubujije umunezero, niki cyakwambuye ibyiringiro. Garagaza icyo cyatumye umutima wawe ubihirwa kandi ukimwereke uhereye ku isoko, umugaragarize. Ikindi, bari bafite ukuri kw'ikibazo bafite. Mu yandi magambo, bagera ukuri kw'ikibazo cyabo. Niko babwije Yesu, baramubwira ati icyambere umuntu unyoye aya mazi arica. Urebeye inyuma urabona uyu mujyi ni mwiza, uyu mudugudu uratunganye rwose, umuntu wese yakwifuza kuwutura, umuntu wese yakwifuza kubana nawe, umuntu wese yakwifuza kubaho nk'uko ubayeho. Ukurebera inyuma witwaye yumva yakwifuza kwitwara nk'uko witwara, yumva yakwifuza kurya nk'uko urya, yumva yakwifuza kubaho nk'uko ubayeho. Ariko mu ibanga ry'umutima, isoko yawe nimbi nta wakwifuza kuyinyweraho, ndetse isoko yawe irahumanye rwose. Nibiva muri wowe birahumanye, n'ibikorwa byawe birahumanye, n'ingeso zawe zirahumanye, n'imyifatire yawe irahumanye, n'ibikorwa byawe biranduye, n'ibitekerezo byawe birapfuye. Nta wakwifuza, mu yandi magambo, ukurebeye inyuma rwose arabona umeze nk'uyu mujyi w'Yeriko. Uyu mujyi wari uwo kwifuzwa, umuntu wese wawurebaga yabonaga akwiye kuba yawutura, yabonaga inyubako zihari nawe yazifuza zikabize, ariko isoko y'amazi yari ihumanye. Bene data bakundwa, Imana irashaka ko tugira uruhare mu gukira kwacu. Ikindi, bibi bagize uruhare mu gukira kwabo. Ni ukuvuga ngo Elisa arababwiye ngo nimugende mushake imperezo nshya. Sinzi niba byaraboroheye. Bishoboka ko no kubona imperezo byabafashe urugendo, bishoboka ko hari n'ibiguzi yatwaye. N'uyu munyu ndatekereza ko waguzwe, ariko kubw'ishyaka bagize, kubw'uko bashakaga gukira, kubw'uruhari rwabo kugira ngo bakire, kubw'icyifuzo bari bafite cyari kiruhije imitima yabo n'ubugingo bwabo, kandi cyari kibabujije umugisha, byabaye ngombwa ko ibisabwa byose babishaka barabikora. Nubwo cyari kuba ari ikigoye, bari kugikora ariko bagakira. Haleluya! Birakwiye kugira ngo nawe ugire uruhare mu gukira kwawe, nubwo byagusaba kugira ibyo ureka, nubwo byagusaba kugira ibyo uhindura ku mikorere yawe, nubwo byagusaba kugira ibyo wiyambura. Guhura na Yesu bigomba ikiguzi. Ndagira ngo mbabwire ngo icyo ukeneye ku Mana gifite ikiguzi, bigusaba ikiguzi. Ntabwo byoroshye kureka umugabo wagufashaga mu kurera abana. Ntabwo byoroshye kureka umusore waguhaga amafaranga ukishyura inzu. Ntibyoroshye kugira ibyo wigomwa. Abakugushaga mu byaha aribo bagufashaga mu buzima. Ibintu byose ukeneye ku Mana bifite ikiguzi. Birasaba kugira ibyo wigomwa mu buzima bwawe. Niba ari ubusinzi ubureke, niba ari ubusambanyi ubureke, niba ari ubujura ubureke, niba ari ubwibone ubureke, niba ari ukwiyemera ubireke, niba ari ukutababarira ubireke, niba ari ishyari ubireke, niba ari amoko ubyihane. Ikintu cyose ukeneye ku Mana gifite ikiguzi. Imana irashaka ko ugira ibintu wigomwa, ugira ibintu ureka, ugira ibintu uhara, kugira ngo ubashe gukemura ikibazo. Yesu agikemura ahereye ku isoko. Iyi soko yawe irahumanye rwose, kandi byari biyumanyije, nawe ugomba kugira uruhare. Biragusaba imperezo, biragusaba umunyu. Bigereranywa n'iki? Bigereranywa n'umutima mushya, uhinduwe n'ijambo ry'Imana, uhinduwe n'ubutumwa bwiza, uhinduwe n'ubuhamya wumva buri munsi, uhinduwe n'ijambo ry'Imana wumva buri munsi, uhinduwe n'indirimbo wumva buri munsi, uhinduwe n'abakozi b'Imana bakwigisha buri munsi. Biragusaba ikiguzi, kandi ugira ibintu uhindura mu buzima bwawe. Byabasabye ikiguzi. Ikindi cya gatanu, bemeye inama y'umuhanuzi. Uyu munsi hari igihe ujya wumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umujyanama, ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana riraguhugura, rirahana, rigatesha. Iyo urifashe nk'inyuguti rikubera inyuguti, iyo urifashe nk'igitabo rikubera igitabo, ariko iyo urifashe nk'ubuzima rihindura ubuzima bwawe. Haleluya! Birakwiye kugira ngo uhindure ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana, ugize umutima mushya, ukaba icyaremwe gishya,
ijambo ry'Imana ugahindurwa naryo. Iyo rigeze mu mutima wawe rirawuhindura, kandi iyo umutima utunganye Imana ikorana nawe. Imana ihindura byinshi, Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Ikindi cya gatandatu, bamweretse isoko y'ikibazo. Nugera imbere y'Imana ujye we ugaragaza isoko y'ikibazo, uvuge uti ikintera gusambana niki, ikintera ubusinzi niki, ikintera ubwibone niki, ikintera kugaragara gutya niki. Tubigaragariza Yesu, umwereke isoko y'ikibazo. Ikindi cya karindwi, bagize kurwana, mu yandi magambo bagize kurwana urugamba rwo kwikura mu kibazo. Ni ngombwa, bagize kurwana urugamba rwo kwikura mu kibazo, babigizemo uruhare. Narwo ni urugamba. Kugira ngo urwane urugamba rwo kwikura mu kibazo, ntabwo mu mubiri bihaba, kuko umubiri ukwereka ngo nureka ibi ngibi urapfa, nureka gusambana ntuzabona amafaranga yo kwishyura inzu kandi umugabo yaragutaye, nureka kwiba ntabwo uzabaho. Iteka umubiri ujya ututeza intambara, ukatwereka ko ibintu bidashoboka, ukatwereka ingaruka z'ibyo tuzahura nabyo. Ariko bene data bakundwa, mbatangarize ko icyo Imana ishaka no guhindura ubugingo bwacu, icyo Imana ishaka no guhindura ubuzima bwacu, icyo Imana ishaka no guhindura ubuzima bwacu. Elisa yasabye kuzana, mu yandi magambo Elisa yasabye kuzana isahani nshya, cyangwa se kuzana imperezo nshya. Elisa yabasabye umunyu muri iyo mperezo, kandi ibyo nibyo yakoresheje. Yafashe ya mperezo nshya irimo umunyu, arangije afata wa munyu arawuminjagiza. Reka mbabwire, birakwiriye kugira ngo nitumara guhindurwa n'ijambo ry'Imana, natwe turihinduza abandi. Ibyo numaze guhinduka nawe ukwiye guhindura abandi. Umaze kumenya Imana ukwiye kuyimenyesha abandi. Umaze kuyubaha ukwiye kwigisha abandi kuyubaha. Umaze kuyikunda ukwiye kuyikundisha abandi. Umaze kwiga gusenga ukwiye kwigisha abandi gusenga. Umaze kumenya guca bugufi ukwiye kubyigisha abandi. Ibyo umenye ntibikwiye kuba ubwiru bw'umutima wawe, ukwiye kubimenyesha abandi. Nicyo Imana idushakaho. Bene data bakundwa, isomo tugomba gukura muri iri jambo ry'Imana nuko tugomba kugira imitima mishya, maze Yesu nawe agakorana natwe, agakemura ikibazo ahereye ku isoko yacyo. Imana ishimwe, kandi akagikemura ahereye imuzi. Ukwiye kugirira Imana icyizere. Bene data bakundwa, ukwiye kugirira Imana icyizere. Ukwiye kugirira Imana icyizere. Nicyo Imana idushakaho. Ukwiriye kugira umutima mushya, cyangwa se ubuzima bushya bubonerwa muri Kristo Yesu. Ukwiye guhindurwa n'ijambo ry'Imana kugira ngo Imana nayo ikore ku isoko y'ikibazo cyawe. Imana ibikemura ihereye ku isoko y'ikibazo cyawe. Ibibazo ufite ni byinshi, nje sinabimenya, ariko Yesu agikemuye ahereye ku isoko y'ikibazo cyawe. Yesu agusura ahereye ku isoko y'ikibazo cyawe, abikemura ahereye ku isoko y'ikibazo cyawe. Yesu agomba kubikoraho kandi akabihindura, niwe wenyine. Yesu agomba kuguhindura ingeso zawe. Yesu agomba guhindura ibibazo byawe. Yesu agomba guhindura ubuzima bwawe. Yesu agomba guhindura amagambo yawe. Yesu agomba guhindura ibikorwa byawe. Yesu agomba guhindura imitekerereze yawe. Yesu niwe wenyine ugomba kuguhindura, kandi ahereye mu ibanga ry'umutima wawe. Imana nishimwe. Reka mbabwire ko Imana ikuntumyeho, irambwiye ngo iriyiziye. Ntabwo umunyu ubwawo ari wo wagukiza. Ndashaka kubabwira ko imperezo n'umunyu atari byo byari gukiza. Oya, ahubwo Uwiteka niwe wenyine ubasha kugira icyo akora akakirema akagikomeza.
niwe wenyine gusa wagombaga guhindura ubuzima bwacu, niwe wenyine uhindura imibereho yacu, niwe wenyine uhindura urugo rwawe, niwe wenyine uhindura iby'umuryango wawe, niwe wenyine wahindura umugore wawe, niwe wenyine wahindura umugabo wawe, niwe wenyine wahindura abana bawe. Mu yandi magambo, ntabwo kumva ubwabyo aribyo byonyine byaguhindura, ahubwo kwizera ugashyira mu bikorwa. Kumva ni kimwe, gushyira mu bikorwa ni ikindi. Birakwiriye kugira ngo duhinduke kandi duhindure n'imyumvire, duhindure imitekerereze. Reka mbabwire, gukira kw'amazi yari icyo bivuze. Ntabwo nubwo Elisa we icyo yakoze igikorwa cyo gukiza amazi no kuyahindura, ariko Yesu we ashoboye guhindura imitima. Yesu ashoboye guhindura imitima. Yesu ajya ahindura imitekerereze. Yesu ajya ahindura ingeso. Yesu ajya ahindura ibikorwa. Yesu ajya ahindura imibereho. Yesu ajya ahindura ubuzima. Mu yandi magambo, none se mu ncamake ni iki kintu kigaragara twakura muri iri somo? Yari kugereranywa n'ubuzima bwacu. Hari ubwo abantu bareba iby'inyuma, ariko iby'imbere byanduye, iby'imbere bihumanye, iby'imbere bidashimishije. Tugomba guhinduka rero, kugaragariza Yesu imitima yacu, akaduhindura ahereye imbere, kuko ari nawe uhindura iby'inyuma. Hari n'igihe rero tugira ingorane y'umuntu ahindura iby'inyuma, ariko umuntu w'imbere atarahinduka, usanga bipfuye byose. Kuko umuntu wa nyawe uzabona Imana ni umuntu w'imbere, kandi uw'imbere akorera mu w'inyuma. Uw'inyuma ni kava y'uw'imbere. Birakwiye kugira ngo duhinduke duhereye ku muntu w'imbere, tubashe guhindura n'iby'inyuma. Imana ishimwe. Nicyo Imana idushakaho. Tugomba rero kugira guhinduka biturutse ku Mana, guhindurwa n'Imana, tukagira guhinduka biturutse ku Mana, tukagira kwezwa biturutse ku Mana, tukagira guhinduka mu mitekerereze biturutse ku Mana, tukagira guhinduka mu mirimo biturutse ku Mana, tukagira guhinduka mu bikorwa byacu bya buri munsi biturutse ku Mana, tukagira guhinduka aho dutuye biturutse ku Mana, mu ngo zacu, mu bana, mu babyeyi, ku mutware, ku mugore, mu baturanyi, mu bavukanyi. Tugomba guhinduka, ariko tugize imitima mishya, byose biturutse ku Mana, kuyubaha no kuyubahisha. Bene data, birakwiye kugira ngo tugire ibintu duhindura. Reka mbabwire ko tugomba kugira ibintu duhindura, kugira ngo ibyari bibishye biryohe. Bigomba umunyu. Ikintu cyose, iyo ikintu cyose kirimo umunyu kiraryoha, ariko ikintu cyose kitarimo umunyu kirabiha. Nta kintu cyiza mu buzima kizabasha gushimisha abantu, kizabasha kuryohera abantu ku buzima bwawe bwa buri munsi, udafite ijambo ry'Imana muri wowe, udahinduwe n'ijambo ry'Imana, udahinduwe n'Imana. Ijambo ry'Imana niriba muri wowe, ijambo ry'Imana rikaba mu mutima wawe, n'abaturanyi bazaryoherwa, n'abavukanyi bazaryoherwa, n'abo mukorana bazaryoherwa. Abantu bose bakureba mu byo ukora n'ibyo uvuga, aho ukorera n'aho utuye, aho ugenda n'aho utaha, bazanezezwa n'imyifatire yawe n'ingeso zawe, kubera ko ijambo ry'Imana riri muri wowe. Mu yandi magambo, ijambo ry'Imana rigereranywa n'umunyu. Aho umunyu ugeze, ibintu byose biraryoha. N'ibyari bibishye biraryoha, n'ibitari kuribwa biraribwa. Uzarebe nubwo zaba imboga, nubwo zaba inyama, nubwo byaba ibishyimbo, nubwo byaba ibirayi, nubwo yaba ifiriti, nubwo waba umuceri, nubwo ikintu cyose, nubwo yaba ari ifi, ibintu byose bidafite umunyu birabiha. Ikintu cyose, ibintu byose uzabasha gukora, ijambo ry'Imana ritari muri wowe, udafite kubaha Imana, udahinduwe naryo, udahinduwe n'Imana, ibintu byose uzakora nta kizabasha kuryohera abantu, ahubwo uzabera abandi ikibazo, uzabasha kuba ikibazo muri sosiyete. Mbifurije kwishingikiriza ku ijambo ry'Imana, mbifurije kunezezwa n'Imana,
kandi Imana ibane namwe. Iri jambo ry'Imana ribe ubuzima muri wowe. Iri jambo ry'Imana uryumve urishyire mu bikorwa. Ijambo ry'Imana rikwigishe kwitondera iby'Imana yategetse. Ijambo ry'Imana rihindura ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana rihindura ingeso zawe. Ijambo ry'Imana rihindura imitekerereze yawe. Imana nishimwe. Kandi Imana ubwayo, reka nagusengera avuga ngo Imana nkorera ikore, aba ariyo yonyine igera ku isoko ry'ikibazo cyawe, aba ariyo yonyine ikora ku isoko y'ubuzima bwawe, aba ariyo yonyine igera ku isoko y'uburwayi umaranye igihe. Ijambo ry'Imana rikubere byose mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana, tugira ikintu tuyibwira, kandi ibyo byose bigira icyo bihindura mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Niyo mpamvu iri jambo twarigereranya n'ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu bice 4. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu bice 4. Ahangaha mu bice 4 iyo usoma, ni ikiganiro Yesu yagiranye n'umugore w'umusamariyakazi. Murabizi neza ko abasamariya batavugaga rumwe n'abayuda, kandi bose bari bene Yakobo. Bamwe bari mu majyepfo ya Yerusalemu cyangwa se ya Isiraheli, abandi bakaba mu majyaruguru ya Isiraheli yitwa Samariya. Baranenana kuko bari baracitsemo ibice. Igice kimwe kiguma mu majyepfo bakitwa abayuda bakaba Yerusalemu, ikindi kijya mu majyaruguru bakitwa abasamariya. Bituma basuzugurana, baranenana. Ariko Yesu ahura n'umugore w'umusamariya amusaba amazi. Aramubwira ati mpa ku mazi. Undi ati uri umuyuda, njye nka umusamariya kazi, byashoboka bite kunsaba amazi? Yesu aramubwira ati yaba wari uzi impano y'Imana ukamenya no gusabye amazi, wakabaye uyumenye ugusabye ku mazi, wakabaye umuhayo kwayo mazi, kuko unywa kuri iyo soko azahorana inyota. Ntabwo iyo soko imara inyota, ariko unywa ku mazi y'isoko y'ubugingo. Bibiliya iravuga ngo ibyo Yesu yabivuze yerekeje ku Mwuka Wera. Aravuga ngo unywa ku mazi y'isoko y'ubugingo, amazi y'isoko y'ubugingo azatemba ava mu nda ye. Ngo ibyo yabivuze yerekeje ku Mwuka Wera. Bene data bakundwa, bishaka kuvuga iki? Unywa ku mazi Yesu amuha, amazi Yesu atanga ni isoko y'ubugingo, amara inyota. Niwe umara inyota y'ubusambanyi, niwe umara inyota y'ubujura, niwe umara inyota y'ubwibone, niwe umara inyota yo kurarikira ibidafite umumaro, niwe utumara inyota y'ibidafite umumaro. Mu yandi magambo, iyo umuntu anyoye kuri aya mazi y'isoko y'ubugingo, niyo yonyine ijya imara inyota. Bene data bakundwa, nanjye nakutera inkunga y'iri jambo rivuga ngo dukwiye guhindurwa no kunywera ku isoko ya Yesu. Dukwiye guhindurwa n'ijambo ry'Imana. Dukwiye guhindurwa. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ijambo ry'Imana ni isoko nziza. Umuntu anyweraho agahindura imibereho, umuntu anywera agahindura amagambo, umuntu anywera agahindura ibikorwa. Ni isoko umuntu anyweraho. Amazi y'isoko, isoko y'amazi y'ubugingo igatangira kududubiza. Mu yandi magambo, ibyo twamenye tukabimenyesha abandi, ibyo twizera tukabyizeza abandi. Twarahindutse tugahindura abandi. Twizera tukigisha abandi ukwizera. Dusenga tukigisha abandi gusenga. Twarihanye tukabwiriza abandi kwihana. Twarahindutse tugahindura abandi. Imyifatire yacu, ibikorwa byacu, ingeso zacu, amagambo yacu, aho dukorera n'aho dutuye, aho twirirwa n'aho turara, birakwiye kugira ngo niba twaramaze guhindurwa n'ijambo ry'Imana, tugaragare nk'abantu bahembuwe na Yesu kubw'isoko ye nziza. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana. Mana nyiribihe, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo rifite ubutwari. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ijambo ryawe nk'uko Elisa bamweretse isoko y'ikibazo, bakamwereka isoko yicaga, isoko itarahemburaga abaguye umwuma, isoko itarahemburaga abari banyotewe, isoko itarakarabyaga abari bafite icyokere ngo bagikire, isoko itarahemburaga amatungo, isoko yatezaga kurumba imirimo ikarumba. Utubabarire Mwana. Hari benshi cyane tutabashe kugirira umumaro kandi byari ngombwa. Hari imirima yarumbye,
kandi yagombaga kwera imbuto nziza kandi nyinshi, ariko yararumbye ku bw'iyi soko mbi. Utwemerere Mwami, kwaho twatembeye tutagize umumaro, kwaho twatembeye nta buzima twahatanze, aho dukorera ntabwo twahatanze, aho dutuye nta buzima twahatanze. Ubuzima bubonerwa muri wowe twakabaye twarabwigishije abandi, abandi bakaba baratwigiyeho. Hari ibikorwa uyu mubyeyi, abamureba, abamwumva, aba bakorana, aho akorera, muri iki kigo akoreramo, muri iri shuri yigamo, muri iri vuriro, muri ibi bitaro akoreramo, muri iki kigo akoreramo, muri iyi kampani akoreramo, nta buzima yahatanze bubonerwa muri Kristo Yesu. Yabaye isoko ikamye, yabaye isoko ihumanye, ntabwo yahembuye abandi, ntabwo isoko ntigeze atembera abandi. Unyemerere Mwami, uyu mugabo bibuko, uyu musore n'uyu mukobwa bigaragara neza ko nta buzima batanze, ntibabaye isoko nzima, ntibabaye isoko nziza, ntabwo bahembuye abaguye umwuma, ntabwo abari banduye baceye ku bwabo. Ariko twemerere Mwami, imbabazi zawe zibe kuri twe, kandi aya amasaha adasanzwe, ibisaha yo kugendererwamo, umuntu utaguhindurwa n'Imana kubwira ijambo, kandi risenye, ryubake, kandi rishyireho, rikureho ijambo risohoza icyo waritumye kubw'umugambi wawe. Ndagushimiye ko rikijije uyu murwayi, ndagushimiye ko rishyizeho ibitari biriho bikabaho, ndagushimiye ko rikuye ibyo Satani yubatse, ndagushimiye ko rishenye ibyo Satani yubatse, ndagushimiye ko ryubatse ibyo Satani yashenye, ndagushimiye ko ijambo ryawe rigeze hose, ndagushimiye ko impande zose rihashyize uburinzi, ndagushimiye ko rikomeje ibyanyeganyeze, ndagushimiye ko rihinduye ubuzima ku buzima bwari bwaranze, ndagushimiye ko rihinduye amateka agahinduka, uko aba bazanye imperezo nshya kandi bakayizanira irimo umunyu, kandi uyu munyu akaba ari wo wakijije isoko. Aba ariko natwe tuba igisubizo muri iki gihugu cy'u Rwanda, tuba igisubizo muri uyu mujyi, tuba igisubizo muri ibi bihugu, aba igisubizo muri iki gihugu washimye kwabamo, aba igisubizo mu kazi, aba igisubizo mu bucuruzi, aba igisubizo ku bagabo bagenzi be, aba igisubizo ku bagore bagenzi be, aba igisubizo ku rungano, abasore n'abakobwa, aba igisubizo kuri uyu musozi. Ndagushimiye ko wumvishe, tugusabye ibyo tukuragije ibiri imbere, uduhe kuba b'umumaro, kandi mu gihe cyacu turinde kuba amazi mabi, ahubwo uduhe kuba amazi meza. Uduhe gushira umwuma, tuwumare n'abandi. Uduhe gucya, maze twoze n'abandi. Uduhe gutungana, maze twigishe abandi gutungana. Uduhe kuba maso, twigishe abandi kuba maso. Uduhe guhinduka, duhindure n'abatwumva n'abatureba n'aho dukorera. Turagushimiye kumvishe gusenga kwacu, tugusabye ibyo, kandi ko iri jambo riremye ubuzima, kandi rikadukomeza muri byose, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Mwari kumwe na mwene Sobongwa Alphonse. Shalom.